Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubasobanurira ikizami kiba gikozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo cyari gifite ibisubizo 4, hanyuma ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788931326 tukagufasha. Iyo nimero wayitwandikiraho cyangwa ukanaduhamagaraho, no mu gihe wakosoye ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ubaza bitewe n'uko abantu wenda muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira, iyo nimero wayituyiduhamagaraho. Ibindi byo ni ukwitsa gukanda subscribe kugira ikizami gishya dushyizeho, kugira isomo rishya mbigisha. Murabizi amasomo ngenda mbigisha n'iyandi muba mwaranyandikiye muri comment ngo ngende bateguriraho, mujye muhita muyabonera ku gihe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho y'uruziga. Uri kubona ko ni uruziga, ino ntabwo ari mpande eshatu, ino ntabwo ari mpande enye. Uri kubona ko ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu, ubuso ni hariya uriho ubururu, ikirango ni kino cy'umweru. Uri kubona harimo utuntu tugiye dusengurukanaho. Ese iki cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse. B ikavuga ngo biremewe guhindukira. C ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D ikavuga ngo birabujijwe guhindura. Ubwo guhindukira birabujije guhindukira. Hano ubwo urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, inkomane banyuraho bazengurutse, akaba ari handi banyura bazengurutse. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, biremewe guhindukira. Ukaba waba uri kugenda mu cyerekezo kimwe ugahita waba wakata ugasubira inyuma. C biravuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe, akaba ari inzira ya nzira ubucamo ariko utemerewe gusubira inyuma. D ikavuga ngo birabujijwe guhindukira, bikaba bibujijwe kuba wasubira inyuma ukase ngo usubire inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ahantu iyo uhageze uba ugomba kuhaca uzengurutse. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tugeze neza n'iki cyapa baduhaye, gifite ishusho ni mpande eshatu. Uri kubona ni mpande eshatu, iyi ntabwo ari uruziga, uru ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, harimo udufureshi tubiri, kamwe kazamuka akandi kamanuka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A bavuze ngo ni umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri. B ikavuga ngo umuhanda ugabanijwemo ibisate 4. Yeze neza kiriya cyapa. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira uba ugomba kugeramo ukaba utakata ngo usubire inyuma, kunyuranaho bikaba bitemewe. D ikavuga ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye kino cyapa ukeka ko cyangwa se uzi ko gisobanura iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Uri kubona ko harimo udufureshi tubiri, akazamuka n'akamanuka. Hano akenshi kino cyapa bagishyira ahantu uba uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, bakubwira ko noneho wageze mu muhanda ushobora kubisikaniramo.
Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko ibi bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. A. Hakurikijwe icyerekezo abagenzi babireba baganamo. B. Hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C. Ikavuga ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. D. Ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga babibone ndetse n'abagenzi muri rusange n'abandi bari gukoresha umuhanda babibone neza. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese iri tara rishyirwa he? Iri tara rimyatsa hari igihe barikoresha mu masangano y'amayira ahwanyije ariko agaciro rishyirwa hehe? A. Aravuga ngo kuri buri nzira. B. Ikavuga ngo hagati y'amasangano. C. Ikavuga ngo iburyo bw'amasangano. D. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma usubize igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo kuri buri nzira. B ikavuga ngo hagati y'amasangano. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo inkomane z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibonera he? Mbibutsa ko akagarurarumuri ni igikoresho cy'ubwacyo, ntabwo kiba cyakwaka, ariko iyo urumuri rukubitseho gihita cyaka bitewe nuko gasa. Niba gasa umutuku uhita ubona akagarurarumuri katse umutuku, niba katse umutuku umuhondo ubona gase kaka umuhondo. None bino bikoresho ngarurarumuri, ibyo bikoresho bigomba gushyirwa ku buryo abagenzi babibona. Ubwo n'ibikoresho ngarurarumuri muri guhita mwumva ukuntu bimeze. N'irangi ngarurarumuri ribaho, akaba urumuri rugushobora gukubita kw'iryo rangi, umuyobozi w'ikinyabiziga agahita abona, wenda niba risa umweru ukabona irangi risa nkaho ryatse, ku buryo ahita amenya niba hari icyago cyangwa niba hari ingamba arafata zo kugira hatambuke neza, akazifata hakiri kare. A iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B ikavuga ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. C bakavuga ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D bakavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Biba bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi 6. Amezi 6 yarangira bakajya kubisuzuma, amezi 6 yarangira bakajya kubisuzuma. Ni ibihe binyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye? A iravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Ubwo harimo nka za Ritiko, harimo nka za Tivuberiti, harimo za Rakorombe. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburebure, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigishwa gutwara. Murabizi bino biziga dukoresha turi kubigisha. Ubu ngubu ukeneye ko nkwigisha cyangwa ukeneye ko nkufasha kwiga amategeko y'umuhanda neza, ukayiga online,
ukayiga mu gahe gatoya, nkagusobanura wanyandikira kuri 0789 36 nkakwigisha. Hari nabo nigisha iminsi 3 akagenda agakora agatsinda. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo na C ikaba ariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ni ibinyabiziga, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ni ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'ibice 5. Ubwo ni ibiro 3,500. D ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe no kwigisha gutwara nabyo biba bigomba gukorerwa isuzumwa mu mezi 6. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo iki? Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuyobya umuhanda bikaba ngombwa ko bikorwa. Hari igihe kigera kuyobya umuhanda bigakorwa bitewe n'iki? Bishobora guterwa n'uko wenda umuhanda hari impanuka yabayemo igatuma ifunga nk'umuhanda, bikaba bitashoboka ko abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abagenzi bagenda ku buryo bwiza, bikaba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero ibyo iyo bigiye gukorwa cyangwa iyo byakozwe, kuyobya umuhanda bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso. Hitamo neza igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ubururu, B iravuga ngo umweru, C iravuga ngo umutuku, D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Iki cyapa kiba kigomba kugaragazwa ahantu bayobeje umuhanda, kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ikibazo gikurikiyeho cya 8 kibaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Muntu ugifite ikibazo ku byapa, muntu ugifite ikibazo ku mashusho, muntu ugifite ikibazo ku bimenyetso byo mu mihanda, wasubira kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho kera niba aribwo bwa mbere twiganye cyangwa niba dusanzwe twigana ariko ukaba utari wabikora. Urebe izo video zigufashe umenye amoko 5 y'ibyapa, umenye ibimenyetso byo mu mihanda, umenye amashusho yose ari mu gazeti, uyigire hamwe nayateguye ku buryo bw'ibibazo kugira ngo uzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitakugoye. Ushobora kujya kuri YouTube channel yacu ukazibura wenda izo video kubera ko hatangiye kugeraho video nyinshi wenda ukabura link. Ushobora guhita unyandikira, tumaze kuba umuryango, ukanyandikira kuri 0789935623 nkaguha link ukiga kugira ngo uzakore rimwe nawe uhite utsinda. Bibutsa ko mfite na WhatsApp group ushaka kuyijyamo, ahantu turi gutangira amakuru y'ingenzi, amakuru mashya, watubwira ukatwandikira tugawushyiramo kugira ngo turusheho kwihugura kandi tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. A iravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, B iravuga ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, C iravuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rwose umuntu warebye iriya video y'ibyapa ari guhita amenya ati ibyapa bitegeka bimeze bitya, ibyapa bimeze gutya, ari guhita amenya ukuntu bimeze. Niyo mpamvu aba ari ingenzi kugira ngo umanze wasubiramo
kw'iriya somo ry'ibyapa kugira ngo dukomezanye twese mu mujyo umwe. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Aha haravuga ngo feri y'urugendo, B haravuga ngo feri yo gutabara, C ikavuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabizi amaferi aba ari mu bwoko, aba ari feri z'urugendo, aba ari zo gutabara, ari zo guhagarara umwanya munini. None niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahategamye. Mwa zino feri tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, feri y'urugendo. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, feri yo gutabara. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, feri yo guhagarara umwanya munini, cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo niyo feri ishobora gutuma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bubangutse kandi bwizewe. Hari feri ushobora gufata uri kugenda ikaba yaguteza ibyago. Urugero, waba uri nko kugenda uri kwiruka ugahita ufata feri runaka, urumva hari igihe ushobora kuguteza ibyago bitewe n'ukuntu yifashe. Niyo mpamvu amoko haba hari amoko atandukanye ya feri. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa iby'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira: ibintu bya kilometero mu saha runaka, ikinyabiziga kiba kibifite, ugomba niba washyizeho ikinyabiziga cyawe cyagupfiriyeho kugera aho kirakorerwa, wenda bikaba ngombwa ko hari ubundi buryo wifashisha, ugomba kugitwara kitarengeje kilometero 20 mu saha. Iravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B ikavuga ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C ikavuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mbega ko metero imwe ingana na santimetero 100, ubwo uri kumva santimetero 20 ni metero ugabanyije inshuro 5, ugabanyijemo 5. D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yajyanywe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite iki? Ibinyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe? A iravuga ngo toni 10, B ikavuga toni 12, C ikavuga toni 16, D ikavuga ngo toni 24. Ese hano uburemere ntarengwa ni ubuhe? Bibutsa ko ibintu by'amatoni, toni imwe, ndakeka ko mumaze kubimenya, toni imwe bingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze ngo toni 10 ni nk'aho bavuze ngo ibiro 10,000. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, toni 16. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Bibutsa ko ndi kubategura video yo ku bintu bijyanye n'ibipimo gusa. Ikintu busagana gukanda subscribe kugira ngo nimbishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. A iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo
ikinyabiziga kidapakiye, mbega ikavuga ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Kunyura naho ntabwo biba byemewe igihe cyose, cyane cyane ku binyabiziga bifite ibiziga birenze bibiri. A aravuga ngo hafi y'iteme aho hari uduhanda ufunganye. Ubwo ahari hafi y'iteme, iteme ku bantu batabizi ni nk'ikiraro. Hafi y'ikiraro iyo hari umuhanda ufunganye. B ikavuga ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. C ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo kandi nawe urebye byaba ari byo. Kunyuranaho bibujijwe hariya. A na B na C ni ibisubizo by'ukuri, hariya ntabwo biba byemewe kunyuranaho. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni izi modoka harimo nka za Ritco, za Kivu Belt n'izindi. Umuvuduko ntarengwa ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 60 mu isaha. B ikavuga kilometero 40 mu isaha. C ikavuga kilometero 25 mu isaha. D ikavuga ngo iki? Hano rero umuvuduko ntarengwa mu isaha wa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? D ikavuga ngo kilometero 20 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri ni A, kilometero 30 mu isaha niwo muvuduko ntarengwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziba zitagomba kurenza. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo icyo gisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubwo rero igisubizo cy'ukuri hano ni A. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 cyangwa toni 3.5 ni umuvuduko ntarengwa? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 75 mu isaha. D ikavuga ngo kilometero 20 mu isaha. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo uze kucyandika ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese umuvuduko ntarengwa wemewe n'amategeko kwa zino modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 ni uwuhe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha niwo muvuduko
ntarengwa zigomba kuba zifite. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki? Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ahantu hose ntabwo wahahagarara niba utwaye ikinyabiziga. A. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B. Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona wowe igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Twaye ikinyabiziga ariko ntabwo uri kureba neza muri metero 200. Udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo wayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi hari igihe kigera abanyeshuri bakajya mu mihanda wenda bitewe na gahunda ya leta cyangwa bitewe na gahunda y'ikigo. Hari nk'ikintu gikorwa cyabaye bakajya wenda nko mu mihanda bari ku mirongo, bagiye bavuye nk'ahantu runaka bajya ahandi, cyangwa se n'abantu bari kumwe. Murabizi akenshi wenda hari n'abantu bagira imyizerere bikagera nk'igihe bakagenda nko mu muhanda wenda hari ukuntu bari kugenda wenda nko mu muhanda bari kumwe, mujya mubibona. None iyo umuyobozi wenda w'ikinyabiziga atabasha kubona muri metero 200, utwo dutsiko wenda bitewe n'uko hari ibihu cyangwa hameze nabi, hari ukuntu tuba tugomba tugaragazwa kugira ngo niba utwaye ikinyabiziga ubabone hakiri kare. A. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B ikavuga ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo itwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ugiye kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri hano nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo tegereze neza, utuyira turi ku mpande z'umuhanda nk'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. A. Iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B. Iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Murabizi hari ibimenyetso biba bitegeka, icyapa kikagutegeka cyangwa bitewe n'ikimenyetso kimurika runaka kikaba cyakubuza nk'ikintu. Rero ubwo biba bigomba gukorwa iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo
Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A iravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B ikavuga ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C ikavuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni igisubizo cya nyacyo ni B, ese ni igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se ni igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yemewe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku biziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A toni 12, B toni 16, C toni 10, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma uze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Bibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko waduhamagara kuri 0789535626. Ushaka ko dukushakira kode naho waduhamagara kuri iyo nimero. Uramutse unagize ikibazo gutya dukosoye kino kizame ugakenera ko tugusobanura by'umwihariko waduhamagara kuri iyo nimero tukagufasha. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu kugira ngo tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Bino bizame rero biba bikimara gukorwa uhita ugikora. Nubona ugize amanota menshi ukomeze ukora ibindi ntiwirare, nubona ugize make ukomeze ushyiremo imbaraga. Murabizi kujya utsinde biba bisaba kugira ube warakubonye imyitozo ihagije, biba bisaba kugira ngo ube warabonye ibizame byinshi kugira ngo utsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Niyo mpamvu hano ino channel yacu twayishyizeho kugira ngo ijye ibasobanurira, ibahe imyitozo, kandi ikintu mukeneye ko mbigisha ikintu runaka mucyandika muri comment mukatubwira ati twigishe kwa bino, twigishe ku matara, twigishe kuki, nkabibategura kuko n'amasomo nagiye mbategurira akenshi ni mwebwe mwabaga mwayasabye. Hano rero ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A toni 12. Ndakeka ko Imana ikomeje kubarinda, ndakeka ko insinzi turi gushaka tuzayibona, kandi hari ikibazo mugize cyangwa hari ubundi bufasha mukenewe mbibutsa ko mfite groupe namaze kwishyiraho kugira ngo njye mbamenye ibibazo wenda mufite mu myigire, kuko muri comment kubasubiza muri comment biba bigoye. Rero ushaka kuyijyamo naho watwandikira kuri iyo nimero nababwiye nkagushyiramo kugira ngo dukomeze kwihugura kandi dukomeze kuryoherwa n'insinzi. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.